Bakunzi ba Joe Ataya TV, turabasuhuje twizere ko mumeze neza. Ni Mr Joe nk'ibisanzwe. Uyu munsi nabwo turaje kugira ngo tuganire ku ngingo nyinshi zigiye zitandukanye, ingingo ziragenda zibanda cyane cyane ku biri kuvugwa mu karere u Rwanda ruherereyemo, ndetse n'ibivugwa mu burasirazuba bwa demokarasi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi rero ngira ngo hari byinshi biri kugenda bitangazwa, hari amakuru menshi agiye ahari, ngira ngo ayo yose turaza kugenda tuyarambura, tugenda tuyaganiraho kugira ngo ugende usobanukirwa byinshi bigiye bitandukanye. Reka rero amakuru yacu tuyatangire ku nkuru ziri kugenda zivuga cyangwa se izaraye zivuzweho ku mugoroba watambutse. Nta yindi rero ni inkuru yishyirwa mu myanya cyangwa se aho M23 yashyize abayobozi bashya b'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ni ukuvuga ngo hari abayobozi bimitswe ahangaha. Akaba ari inkuru ivuga ko ihuriro rya AFC M23 ryashyizeho abayobozi bashya bazayobora ibice by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, harimo ndetse n'umujyi wa Goma. Ni itangazo rero ryashyizwe hanze ku munsi w'ejo, aho umutwe wa AFC M23 mu bya politiki hari ibyo yatangaje, aho hari itangazo riri hanze bikubiye rero mu itangazo ryashyizwe hanze n'umuvugizi w'umutwe wa AFC M23 mu bya politiki, Lawrence Kanyuka, yashyize kuri X ku munsi w'ejo, aho yatangaje ko mu by'ukuri hari abayobozi bashya bashyizwe mu myanya, aho iri tangazo rigaragaza ko Bahati Musanga Joseph yagizwe guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru. Ahangaha bikaba bivuga ko intara ya Kivu y'Amajyaruguru yabonye umuyobozi mushya, ari we Bahati Musanga Joseph. Ntabwo ari we wenyine rero, kubera ko uyu nguyu Bahati azungirizwa na Manzi Ngarambe Willy, wagizwe visi guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru, akazaba ashinzwe ibijyanye na politike, ubuyobozi ndetse n'amategeko. Kandi ntabwo ari we wenyine, kuko hashyizweho na visi guverineri wa kabiri witwa Amani Bahati Shadrack, we yagizwe visi guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru, akazaba ashinzwe ubukungu, imari n'iterambere. Mbibutse ko mu by'ukuri iyi ntara ya Kivu y'Amajyaruguru yari ifite guverineri wayo witwaga General Major Peter Chirumwami. Uyu akaba yaraguye ku rugamba ubwo imirwano yari iri hagati ya FARDC ndetse na M23 yari irimbanije, hanyuma bikaza kurangira arashwe. Mbona no kubibutsa ko nyuma y'urupfu rw'uyu mujenerali Peter Chirumwami, aribwo kuwa 27 Mutarama, aribwo mu by'ukuri M23 yatangaje bidasubirwaho ko ifashe umujyi wa Goma. Peter Chirumwami wayoboraga iyi ntara y'Amajyaruguru, mbibutse ko yishwe araswe na M23 mu gace ka Kasengezi, aho uyu mugabo wamenyekanye mu guhuza imitwe ya Wazalendo na FDL n'igisirikare cya RDC, yari yaje mu by'ukuri aje kureba ingabo ziri ku rugamba, kureba ko ingabo ziri kwitwara neza ndetse no kuzitera akanyabugabo mu guhangana na M23. Nyuma rero y'iraswa rye nibwo perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yahise amusimbuza Majoro Generale Evariste Somo Kakule, hanyuma mugira guverineri w'intara y'Amajyaruguru. Ishyirwaho rero rya Major General Kakule ryabanjirijwe n'iteka rya perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, rimuzamura mu ntera, ava ku ipeti rya Brigadier General agirwa Major General. Ibyo bikaba byaratangajwe ku mugoroba w'itariki 28 Mutarama 2025, bivuze ko umujyi wa Goma wari wamaze gufatwa na M23. Umuyobozi ntabwo yaje kuyobora iyi ntara y'Amajyaruguru, ahubwo yakomeje kuyobora ari i Kinshasa. Andi makuru ahari rero nuko perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ku munsi w'ejo yaganiriye n'umuyobozi w'inama y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi Antonio Costa, bagirana ibiganiro byagiye bigaruka cyane ku bibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse kandi banaganiriye mu guteza imbere umubano w'impande zombi, mu by'ukuri usanzwe ari na mwiza, hibandwa ku nzego zitandukanye
z'iterambere muri rusange. Akaba ari ibyo ngibyo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yaganiraga na mugenzi we. Hanyuma rero kandi andi makuru ahari ni uko abasirikare ba FARDC bahungiye mu Rwanda bahunga imirwano yari bahuje na cyane ko umutwe wa M23 wari uhanganye mu buryo bukomeye na coalition ya FARDC, bo bakabona batabishobora bakamanika amaboko ndetse bagahungira mu Rwanda. Hari icyo batangaje, bakaba batangaje ko mu by'ukuri bashimira guverinoma y'u Rwanda yabakiriye ikabakira neza ititaye kuri bagenzi babo bari bahekuye u Rwanda. Ibyo murabyibuka ko mu by'ukuri abasirikare ba FARDC hari ibisasu barashe hano mu Rwanda bigahitana abasivile, ko ibyo bisasu byaterwaga mu Rwanda biterwa na FARDC byahitanye abasivile b'Abanyarwanda bageze kuri 16. Aba basirikare bakaba bavuga ko mu by'ukuri bashimira guverinoma y'u Rwanda uburyo yabakiriye ndetse ikabakira mu by'ukuri yirengagije cyane ibyo mu zindi nkuru rero nazo zavuzwe ku munsi w'ejo, ngira ngo ni inkuru yaho icyo bita presidential decision, aho perezida wa Malawi yafashe umwanzuro atangaza ko abwira komanda w'ingabo ziri muri Congo azisaba ko zigomba gupakira zikitegura, zigatangira imyiteguro zigapakira hanyuma zigasubira muri Malawi. Ni icyemezo rero kije nyuma yaho M23 mu itangazo yasohoye ivuga ko ibaye ihagaritse imirwano kugira ngo yite cyangwa se itanga ubutabazi ku baturage babukeneye, ariko ikanavuga ko ingabo za SADC ziri muri Congo zigomba kuhava kuko mu by'ukuri kuba zihari, impamvu yo kuba zihari idafatika cyangwa se nta mpamvu ihari yo kuba zaba zihari. Ibi byatumye rero perezida wa Malawi ahita ziva muri Congo zigasubira mu gihugu cya Malawi. Ni perezida wa Malawi witwa Chakwera, akaba ari we wafashe icyo bita presidential decision, yanzura ko ingabo z'igihugu ciwe zigomba guhita ziva byihuse muri Congo zigasubira. Andi makuru ahari nka update kugeza ubu ngubu nuko ngira ngo twari twababwiye ko M23 yatangaje ko yabaye ihagaritse imirwano, ariko ntago bibujije ko hari udutendo twinshi turi kugenda tuba, aho mu by'ukuri birumvikana coalition ya FARDC ikomeza igenda igaba ibitero, ariko nabo bakirwanaho. Ubu tuvugana South Africa, nubwo ku munsi w'ejo nari nabaye nkambi babwiraho ko abagize inteko ishinga amategeko bahase minisitiri w'ingabo ibibazo, bamubaza gusobanura mu by'ukuri impamvu ingabo zabo ziri kugwa muri Congo, hanyuma bamwe bakanamusaba ko agomba kwegura. Ubu ngubu tuvugana nuko mu by'ukuri igihugu cya South Africa n'ubu kiri kudeployinga ingabo nyinshi cyane zigiye zitandukanye, yaba ziri kubanza guca mu Burundi ndetse n'ahandi henshi yagiye hatandukanye. Mu by'ukuri igihugu cya South Africa kikaba kiri kugaragaza ko mu by'ukuri kigomba kohereza abasirikare muri Congo. Mbibutse ko andi makuru ahari nuko kugeza ubu ngubu nyuma y'ishyirwaho ry'abayobozi ba M23 muri Kivu y'Amajyaruguru, abaturage mu by'ukuri mu mujyi wa Goma babyishimiye kubera ko bavuga ko nibo bwa mbere babaho babonye icyo bita umutekano, aho umuntu akora akazi kiwe akagasoza nta kibazo agataha akajya mu rugo. Mbibutse ko n'abashoferi batwara amakamyo yambukiranya imipaka nabo ubu ngubu bari kwambutsa ibicuruzwa babijyana muri Goma. Umuvugizi cyangwa se uhagarariye abo bashoferi ejo ku munsi w'ejo akaba yaratangaje ko mu by'ukuri bari kwambuka bakajyana ibicuruzwa byabo muri Goma, ariko ko kubijyana muri Bukavu ho bigoranye kubera umutekano muke ugihari. Akaba avuga ko ubu ngubu abashoferi bavuga ko
mu by'ukuri ubu bari kwambutsa ibicuruzwa byabo bakabijyana i Goma, ndetse umuntu akaba yanasiga imodoka iparitse ategereje gupakurura imodoka uko yayisize akaba aribwo ayisanga. Ibi bintu mu mateka aribwo bwa mbere bibayeho, kubera ko mu by'ukuri umushoferi yashoboraga kurara mu modoka bakaba banayimusangamo bakayimwiciramo bakamutwara ibyo yaje apakiye bakamenagura amapine n'ibiki byose. Ariko kuri ubu ngubu abashoferi bakaba bishimiye ko mu by'ukuri umutekano wabo ndetse n'uw'ibyo batwaye n'imodoka batwaye bimeze neza cyane. Reka rero mbabwire ko mu by'ukuri hari ibitendo byinshi M23 iri kugenda ikora, aho ubu ngubu iri aho bita Kavumu, ngira ngo ku munsi w'ejo yari yamaze kuzenguruka santere ya Kavumu, santere mu by'ukuri ishyira cyangwa se imeze nk'aho iri mu marembo asatira kwinjira muri Bukavu, akaba ari naho iri kugeza ubu ngubu, ariko kandi ikaba iri kugenda igira ibitero bimwe na bimwe bya hato na hato igenda igabwaho ariko ikirwanaho. Bakunzi rero ba Joe Sataya TV, reka mbashimire. Indi update iri buze kutugeraho mu kanya natwe turata tuyibasangiza. Nizere ko mumeze neza cyane kandi ko mukomeza kudukurikira. Wowe utarakora subscribe ukaba wayikora kugira ngo indi sango y'ibindi biganiro cyangwa se y'izindi update nawe ize kukugereraho igihe. Mwakoze cyane kudukurikira, naho mu biganiro byacu bitaha.